Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba mugira amahoro ya Kristo Yesu turabasuhuje tubifurije amahoro y'Imana umugisha ndetse n'urukundo biva mu mwami wacu Yesu Kristo bibe kuri mwebwe kubw'ubuntu twagiriwe n'Imana. Tunejejwe n'Imana kubw'uyu munsi wo kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Duhaye ikaze buri muntu wese ugeze ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere, namwe tumenyeranye. Turabakunda tunezezwa cyane no kubona tubabera b'umumaro muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Reka tubwire abababaye ngo muhumure, Imana ni ishobora byose, kandi abishimye Imana ikomeza impamvu zo kwishima kwanyu ntibemwe ibicumuro byabatera kurimbuka. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dufatikanye dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Yesu data mwiza, umwami wacu dukunda, Imana itugirira neza kandi yibwira iby'amahoro kuri twebwe kugera iteka ryose, turagushimiye. Umwanya wa none aha dufashe imitima yacu n'imibiri, tuguhaye ubwenge n'ibyo dutunze kugira ngo byose bikugandukire bibi bikubahisha, kugira ngo igihe turimo kiboneke mu ishimwe ry'Imana yaduhamagaye, kugira ngo urukundo rw'Imana isumba byose rugaragare kuri twebwe. Izina ryawe nirishimwe mwami. Twebwe twibutse ko umwaka washize hari abo wahitanye, ariko kandi si uko twebwe turiho twabaye intwari z'igihe, ntabwo ariko byagenze rwose. Washimye kuduha kurama kugira ngo tubabe umumaro mu gihe cya none. Ndakwinginze duhishurira iby'ibanga ry'uburame bwacu kugira ngo tudakora ibitunyagisha mu biganza by'Imana. Duhishurire impamvu turiho none kugira ngo mu bushake bwawe duhinduke abo wishimira. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye umuntu wese uteze amatwi kandi uri kutureba, turamusengeye kugira ngo aho ari hose yezwe n'imbaraga z'amaraso ya Kristo. Ibyaha n'ibicumuro ubyeyure ubite kure rwose, kugira ngo ijwi ryacu gusaba no gusenga byo mu mutima, ibyo twerura tuvuze ku munwa, ibikorwa by'amaboko yacu byose ubihe umugisha ukwiriye abera. Mu izina ryawe ni wowe waje uba ingwate yacu, uritanga ujya aho twari kujya, upfa urwo twari gupfa, wambara ubusa nk'ubwo twari twambaye, utwambika umwambaro wawe wari ukubereye, usiga intebe y'icyubahiro kugira ngo insuzugurwa tubahirwe muri Kristo Yesu. Oria bonesa enemondia. Mu izina ry'Uwiteka Imana yera, wasize ubwami kugira ngo duhindure ibisonga n'ibikomangoma. Mwami nyaguhora ku ngoma, ishimwe ni iryawe. Ishimwe ni iryawe data. None uyu mwanya ndagusabye kugira ngo ukingure umutima waba bene data, kugira ngo icyo ushaka ko tuganira nabo washyize muri twebwe bacyumvana umutima unyuzwe, amatwi atunganye, kandi rwose ubugingo n'ubwenge bwacu buha impinduka. Twakire ibikwiriye, twe kumva gusa uduhe n'imbaraga zo kumvira, twe kubona gusa uduhe n'ibyo tumenya, kugira ngo uduhishurire iby'amabanga yo mu minsi n'ibihe, uduhe umwitwaro uko tugenda, uturinde aho dusa naho tutagira ubwenge, kugira ngo ukomeze amaboko yacu, iby'imbaraga n'imbabazi zawe bihore kuri twebwe mu izina rya Kristo. Ndagushimiye mwana. Dusengeye abarwayi kugira ngo bakizwe n'imbaraga zawe. Uramburire ikiganza hejuru y'umubiri w'umuntu urwaye, hejuru y'umutima we, hejuru y'ubwenge bwe n'intekerezo, kugira ngo birindane n'ubugingo buzaragwa iby'abera basezeranijwe. Mwami nyagora ku ngoma, akanwa k'uwatakaga kongere kabe mwishimwe, amaso y'uwariraga yongera agaragaza ibyishimo. Mu izina rya Yesu Kristo, uwatawe umwibutse abadukikije, mwibutse itsinda ry'abamarayika batuzenguruka, mwibutse ibiganza bya Kristo afatiwemo. Aleluya, aleluya. Ndabizi iyo umuntu abuze abantu agira ngo ari wenyine, ariko kubura abantu ntibisobanura kubura Kristo. Kubura abantu ntibisobanura kubura abamarayika batugose. Haleluya. Aho twarwana twenyine,
umubiri ukatwereka ko turi mu ntambara twenyine, utwibutsa igicu cy'abahamya batugose bangana batyo nk'uko ijambo ryawe rivuga, ugeragezwa mu ruhande arimo umwibutse ko na Yobu ari imbere ye, mwamusenga akaba atarabona ibisubizo umwibutse ko Daniyeli ahari, umuntu uri kugeragezwa byo kwicwa ku bw'ubutumwa bwiza umwibutse intwari zatubanjirije kugira ngo iyi nzira atayibonamo ari wenyine agasa n'uwaha bakayivamo. Ndakwinginze ugeragezwa n'umubiri umwibutse Kristo, washyirwa hasa na Gorogota umwibutse ko twahabanjirijwe, watukwa wagawa mwibuke ko ariko bakugiriye, kugira ngo uduhe gukomera no guhamya, twakire ubushake bwawe n'imbaraga zawe, udutinyure posanimania mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo utugire intwari, utugire intwari, utugire intwari. Ndagushimiye Mwana, ndagushimiye Yesu. Na Yabesi niko byabanje kumumerera, ariko nyuma wamwaguriye imbago Mana. Na Yabesi wamwaguriye imbago Mana. Dusenze mu izina ry'ubumwe, nanjye unyagurira imbago. Niko uyu mwene data avuze, niko uyu mushiki wacu avuze, nanjye unyagurira imbago, kandi umpera umugisha muri benshi mu izina rya Kristo. Abiteze umuvumo kuri ubu buzima bawubonemo umugisha, nabo bawubonereho umugisha mu mbaraga zawe Yesu. Turagushimiye, bwami bwawe buganze, amaboko yawe akomeza twigarurire kubw'ubuntu bwawe none iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Imana ibaha umugisha, inshuti z'umusaraba. Reka dushimire Imana ko ubugingo bwacu ari buzima. Nubwo umubiri utabuze kurwana, ariko ntabwo wamanutse ngo uri muri cya gituro aho indi mibiri iruhukiye, nibura ngo tumanukane guhagarika imitima. Impamvu uriho ni ukugira ngo utegure urugendo rw'ejo hazaza, kandi impamvu uriho none ni ukugira ngo ukosore iby'ejo hashize. Niba wumva ushaka umunezero mu mwami Imana, ugomba gukora icyo Imana ishaka. Ndagira ngo tuganirire ijambo ry'Imana, kubaho mu bushake bw'Imana. Imana ishimwe. Reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Ni isengesho twagiye turiganiraho, ariko ndarishakamo ijambo rimwe, nubwo ndapfobeje yose ndarishakamo ijambo rimwe kugira ngo abe ari ryo tuganiraho. Ni igice cyaho cya 6 ku murongo waho wa 8 turamanuka. Insanganyamatsiko nyifite nyishaka ku murongo wa 10, murongo wa 8 mu gice cya 6 Matayo. Haravuze ngo nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutarabimusaba. Nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Hanyuma ku murongo wa 10 ariho dufite insanganyamatsiko, tuhatinde gato. Haravuze ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Ku murongo wa 10 rero haravuze ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ndagira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kubaho mu bushake bw'Imana. Ubusanzwe umuntu wese ariho kuko Imana yashatse kwabaho. Nubwo ukubayeho kose atari ko Imana ishaka. Ndabisubiramo, umuntu wese ariho kuko Imana yagambiriye ngo abeho. Nasomye ijambo rirambwira ngo umwana ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Kimwe mu bintu bintangaza kubw'urukundo Imana ifitiye abantu, nuko n'umwana ubyarwa igihe se na nyina badashaka ko iyo nda isamwa, nuko nawe Imana ibishaka kwabaho. Ikindi kandi nuko murihangana nkoresha iri jambo, na bamwe mwita ibinyendaro Imana ibishaka ko babaho. N'umwana uvuka muri aksida, bijya bibaho ko hari igihe umuntu afatwa ku ngufu agaterwa inda. Uwo mwana wavutse Imana yashakaga kwabaho.
ndagira ngo tuganire ku bushake bw'Imana. Abantu benshi ku bw'intege nkeya z'umubiri ziterwa n'ibihe tubamo cyangwa se ibikomere by'ubuzima, ntabwo tujya twemera ubushake bw'Imana. Deja mu Kinyarwanda dukunda kuvuga ngo ubushake bw'Imana burasharira, ariko reka mbabwire koko burasharira mu ruhande rumwe rwo kurebera mu byo wowe washakaga ku Mana. Impamvu busharira nuko uba ubona ibihabanye n'ibyo washakaga, ariko kandi ibyo bisa n'iby'Imana igushakaho. Iyo tuyoboye ubushake bwacu bukajya ku Mana, tutayoboye ubushake bw'Imana ngo buze kuri twebwe, tuba tubaye contre n'umugambi w'Imana. Noneho uwo mugambi w'Imana duhuriramo n'intambara twebwe ubwacu zo kurwana tuwuvamo tujya mu byo dushaka. Rimwe na rimwe iyo dusohoka aho Imana idushaka, tuba turi kwinjira aho Satani adutegeye. Iyo dusohoka aho Imana idushaka, ugasiga intebe Imana ishaka ko wicaramo, ugasiga ishuri Imana ishaka ko wiga, ugasiga urugo Imana ishaka kushakamo, ugasiga fiyanse Imana ishaka kubana nawe, tuba turi kujya aho Satani adutegeye. Tobona sa edrani. Iyo umuntu ava aho Imana imukeneye, aba agiye aho agiye gusebera, aba agiye aho agiye kubabarira, aba agiye aho agiye kuririra. Bene aho umugambi w'Imana uba ubaye nk'aho ukurutse. Mu ntega amatwi tuganira ijambo ry'Imana, kubaho mu bushake bw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana iravuga ngo turemwe umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Noneho uwo muntu ahabwa ubutware, atwara isi. Iyo niyo yari objective y'Imana mu kuremwa k'umuntu. Bwa mbere umuntu yagombaga kuba aje kuko Imana ishaka kwabaho. Turema umuntu. Ni umugambi, iyo ni projet y'Imana, Imana igambiriye kugira ngo uyishyire hariya. None uyu muntu uremwa, Imana ivuze iki? Iravuze ngo ase natwe. Ibyo byose biracyari mu ntego imwe yo kubaho k'umuntu ku Mana. Gusa n'Imana ntabwo ari ukuba umuzungu, si ukuba umwarabu, ntabwo ari gusa n'Abayahudi, nta nubwo ari ukugira fesi nk'iyaniseti y'igikara cyangwa urukara, ntabwo ari ukuba inzobe, bamwewusi na bamwekunda, no. Ntabwo ari ko gusa n'Imana. Gusa n'Imana ni ukuba umuntu aboneye mu mitekerereze, noneho no mu mirimo ye atunganye, ari inyangamugayo, itabitewe n'ubupfura bw'Abanyarwanda, oya, itabitewe na disipurine n'uburere, no, ahubwo bitewe n'ubukristo, ari bwo buzima bw'ubumana buguhindura bukakugira icyo Imana ishaka kuba cyo. Rimwe na rimwe dushima abantu bafite umuco, kandi mu nyumvi umuco w'ahandi ni uwera kuri mwe. Abo twebwe tugaya ngo basa nabi, bambaye ubusa, bisize ibiki, kubw'umuco wabo bari perfect. Noneho kubw'umuco wabo bagaya natwe twishima, cyangwa nimvuga kwishima nati joy, ntabwo ari ibyishimo by'umunezero, ahubwo kwishima byo kwiyogeza. Okay, reka mvuge gutyo, kwishima byo kwiyogeza tuvuga ko ari twebwe beza, cyangwa tuboneye. Abo nabo tuba tubafiteho umugayo. Icyo nicyo twebwe twita umuco. Ikidutera kugaba mu maso ya bamwe nicyo twebwe twishimira ko ari cyo dushaka ko tubaho. Ariko iyo tugifashe akaba ari cyo dutunganisha ubushake bw'Imana kuri twebwe, tuba tugiye muri secte y'umuco, aho turi muri culture yacu. Ariko kandi bibutse ko culture yacu idaturuka ku Mana, ituruka ku ihuriro ry'uko twebwe twemeranyijwe ko ari uko tugomba kugenda. Noneho tukavuka tubisanga, tukavuga dusanga ibyo bintu barabikreye biriho, tukabyubahiriza gutyo, kandi ntacyo bidutwaye rwose.
ariko siko gusa n'Imana. Gusa n'Imana si ukuba ngeso nziza. Gusa n'Imana ni ukwera twejejwe n'amaraso ya Kristo. Kuko umuntu wera abikuye mu ngeso aba afite ubumuntu akura muri sosiyete, iyo sosiyete nayo igafashwa na bwa burere bahawe, cyangwa se abafite uburere akura mu muryango cyangwa ku barezi bamureze. Ubwo ntibuhagije kuguhindura umuntu usa n'Imana, ariko umuntu wejejwe mu maraso ya Kristo aba afite DNA. Oriya bone Simon Dry tohosa in Moria. Imana ishimwe, aba yera kuko Imana yeza ingeso, yeza imiterere, yeza imitekerereze. Desha n'umuntu wejejwe n'Imana no mu maso he haracya, akagira ubwiza bw'Imana. Rero iyo wejejwe n'amaraso ya Kristo, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. Imana ishimwe, urera ukanatunganwa. Amaraso agushyira muri room, agushyira muri chambre ya transformation, aguforoma, agushyira mu iforomo. Ndashimiye Imana yaduhaye Kristo kugira ngo aduforome, atugire nk'uko Imana ishaka ko tuba. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Umuntu woga kandi wezwa n'amaraso ya Kristo, bwa mbere agomba kuba yizera. Kwizera ntabwo ari ugutegereza ibyo mushaka ko Imana izabakorera. Kwizera ni ukwemera ukakira impinduka kandi zikakugaragaraho Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Kuko twebwe ntago twitwa abazizera, ahubwo twitwa abizera. Ubwo turi abizera bituruka mu mirimo yakozwe. Already ni igikorwa cyabaye. Bisobanuye ko n'ibyo twaba dutegereje bitazaza. Bisobanuye ko dukomeje kubana n'Imana. Bisobanuye ko turi abizera. Turi ku ijambo rivuga ngo kubaho mu bushake bw'Imana. Kangaruka inyuma. Ugura imodokari kugira ngo uyigendemo. Iyo ni intego y'imodokari, ni intego yawe ku modokari. Wubaka inzu kugira ngo uyibemo. Iyo ni intego yawe ku nzu. Ariko subiza amaso inyuma. Iyo wakije imodokari ntiyake, uhamagara abakanishi bayikora. Iyo ufunguye inzu tifunguke, ushaka uburyo waca urugi cyangwa ukagira gute, kuko intego yawe ni ukugera muri ya nzu, ko nicyo wayiremeye, nicyo wayubakiye. Mu ntega amatwi mu nyumve. Ugura umwambaro kugira ngo uwambare. Uwambaye ntugukwire, ubaye muto ushobora kuwuta ukagura ugukwira, cyangwa abantu bakiri ukibona harimo ikindi gitambaro. Yes, wajya kumutayera kongera umwenda kugira ngo uwambare. Mu ntega amatwi mu nyumve. Impamvu wambara umwenda ku muntu ufite ubwenge buzima, kwambara no guhisha isoni z'ubwambure. Ariko ku muntu uri mu bwenge bw'isi, kwambara no kurimba. Ariko ubusanzwe kwambara no guhisha isoni z'ubwambure. Ariko abarimba berekana n'imyenda y'imbere cyangwa se n'icyo bambariyeho. None niba ugura umwambaro w'imbeho ngo kumara imbeho ku munsi w'imbeho, umunsi wambaye uwo mwenda ntususurukirwe, ubigenza gute? Iyo utawambuye ngo uwugurane, uwambariraho uwundi. Niba warubatse inzu ngo uyibemo, iyo nzu yisakambutse urayisakara cyangwa ukayimukamo. Kubera iki ibyo biba? Nuko inzu yawe itari guhura n'intego yawe nyiri kuyubaka. Bisobanuye iki?
inzu ntigukorera ibyo wowe igushakaho, ahubwo uyibamo nk'uko wowe nyiri ukuyubaka wayishatse cyangwa ubishaka. Mu nyumve, intego zacu ku byo tugeraho nizo ziba ziri obligatoire kuri twebwe. Niba waguze imodokari, iyo ibuze feri urayiparika. Niba ibyo byose tuzi kubigenzura, tekereza wowe Imana yakuremeye iki? Niba ugura imodoka ngo uyigendemo, egari ko iyo plani yawe yo kujya gushaka ikinyabiziga, yo gushaka inzu, ifite imitekerereze yawe yabayeho mbere y'uko ugera kuri icyo kintu runaka twatanzeho urugero. Niba yabayeho mbere muri mind yawe wari ufite icyo kintu kitaraza, none ubwo ugifite n'umuteguro wacyo icyo uzakimaza, wagiteguye icyo kintu kitaraza. None tekereza kibaye kihageze kikaguhindura destination, kigahindura igeno ryawe, intumbero yawe cyangwa aho ujya, vision yawe kikayihindura. Tubwizanye ukuri, ubu kiriho ari wowe cyangwa haba hariho imodokari muri wowe, cyangwa haba hari inzu muri wowe. Rero kugira ngo umuntu agumane ubutware, uyu muntu abeho mu buzima buhuza n'intego, buhuza n'umugambi w'Imana, buhuza n'Imana yakuremeye, n'ukubaho utiyobora ahubwo uyoborwa n'Imana. Ibyo biba ryari? Igihe umuntu abyawe n'Umwuka Wera, kubwo kwizera, kubwo kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza, egari ko ababyawe n'Imana, ababaye icyaremwe gishya. None iyo ubaye urubyaro rw'Imana, wogejwe n'amaraso ya Kristo, DNA ya Kristo, ubugiranye isano n'ijuru. Iyo Imana ivuga urumva, iyo ikoze urabimenya, iyo igukunda urabimenya, n'iyo ukunda Imana urabimenya. Iyo wayitaye umenya ko utari kumwe nayo, n'iyo iri kumwe nawe uba ugenda wumva uri kumwe n'Imana. Kubera iki? Uri mu bushake bw'Imana, kandi ubushake bw'Imana bukumvisha Imana mu buzima bwawe. No mu gihe cy'itanura ry'umuriro Nebukadineza yawucanye, Mishayeli, Hananiya na Azariya bamenya ku kuboko kw'Imana kutavuye kuri bo. N'igihe cy'inyanja itukura, Mose amenya ko Imana ihari, akayibaza inzira. Kubera iki? Mu bushake bw'Imana, Imana iracyakora. Managurwe hose mwami, n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Imana iduhanagure mu ubwenge bwo kuyoba umugambi w'Imana. Imana idukure mu ubwenge bwo guhunga ubushake bwayo. Ngaho tekereza, dusubize amaso inyuma. Imana yakuremeye iki? Yakuremeye ngo uture muri Amerika? Imana yakuremye ngo wambare imyenda y'igiciro cyinshi wambara kugira ngo utware ya masakoshi? Ni ukugira ngo udodeshe ya makositime se ugende muri izo modokari kugira ngo ube uri mu isi? Dusubize amaso inyuma turebe, yego nabyo Imana yari yabiguteguriye, kandi rwose yarabikugeneye mu migisha Imana itanga. Ariko se uri uwo Imana yaremye? Dusubire inyuma. Yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu, atwara ibiri mu isi. Uraremwe, uriho of course. Ariko urasa n'Imana mu mitekerereze? Ndumva ijwi rimbwira ngo nawe ushaka gukina pornography urumva usa n'Imana. Ndumva ariko ijwi rimbwiye. Nawe wirirwa wikinisha urumva usa n'Imana mu mitekerereze yawe. Iryo rari rigutwaza igitugu, naryo riri muri karagiteri z'Imana? No. None se nawe ugambanira abantu, urumva uri mu miterere y'Imana, mu mitekerereze y'Imana? Imana nuko yakabaye kuba yitwara? Oya. None se nawe ugambirira kwica umuntu, nawe ubeshyera abantu ukabajyana no mu nkiko,
nawe wibase urumva usa n'Imana? Oya, ahubwo wavuye muri destination y'Imana. Kugira ngo ugaruke muri destination y'Imana urasabwa iki? Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyaho cya 2, umurongo wa 13. Yeremiya igice cya 12 umurongo wa 13 aravuze ngo kuko abantu banjye bakoze ibyaha bibiri, baranyimuye kandi ari nge soko y'amazi y'ubugingo. Icyo ni icyaha cya mbere. Icya kabiri, kandi bikorogoshoreye ibitega mu rutare, ndetse n'ibitega bitobotse bitabasha gukomeza amazi. Igitega ni nk'uko wafata ibase ukayitega kuri robine, cyangwa indobo ukayitega kuri robine cyangwa igikombe. Icyo utezeho akaba ari ikintu wikorogoshoreye, nabwo gitobotse utarafunze inguni zacyo ukajya uvoma amazi ameneka. Niko abantu batari mu bushake bw'Imana, niko ubuzima bwabo busa. Nibyo pe, watega ibiganza amadolari n'amayero bikajyamo, ariko biratoboka ntibimanukana amahoro. Umubiri uraza ukabyibuha rwose, inzo bikabikeye, ukambara ukamera nk'urimbye, ariko amarira yawe akamenwa n'amashuka n'imisego. Wikorogoshorera igitega mu rutare pe, ugasenya urugo rw'abandi, ukimariya n'umugabo utwaye, ukabana n'umugore wumva wishimiraga, ariko ni ibitega bitobotse. Barabyikorogoshereye. Noneho babitewe n'iki kuki bakorogoshoreye ibyo bitega? Nuko bimuye Imana. Dutangira nababwiye ngo iyo umuntu ari kuva mu mugambi w'Imana aba ari kujyaho Satani agutegeye. Hari ibintu byinshi abantu twagiye dukereya biduteye umuruho, ariko kandi mu bushake bw'Imana tukavuga ko busharira kandi atariyo. Ndaje tuze gusoreza aho hantu. Dusome ikindi gice cya 2. Mu gice cya 3 nanone igitabo cya Yeremiya, umurongo turebe, wowe wimuye Imana, wowe wikorogoshoreye ibitega mu rutare, iki Imana igushakaho niki? Ariko bandugu, muzi y'umuntu yikorogoshoreye ibitega mu rutare agatanga ruswa ngo abone akazi. Ibitega mu rutare bitabasha gukomeza amazi, wicwa n'inyota kandi uba kwiriba. Ubu muririmbyi uririmbira abandi, wowe ntuhembuke. Urabwiriza ariko ijambo ry'Imana ntiri gukoraho. Usengera abandi ariko wowe nta gitangaza kikubaho. Uramburira abandi amaboko ariko wowe nturamburirwa amaboko. Ni ibitega bitobotse, wowe uzagitegera kwiriba, ariko ukureba abone waravomye, ariko nyamara wowe wirebera mu gitega cyawe usanga uri vide. Wowe uko wigenzura mu gitega cyawe hari mwiki, umutima wawe urumva ufite amahoro. Iyo utambuka abantu barayakoma, iyo ugenda bameze neza, iyo bareba umubano wawe ndavuga iki? Wowe ubwawe uzi ko igitega kitarimo amazi, uzi ko utigeze uko, kandi nicyo wikorogoshoreye. Imana ishaka iki kandi? Igice cya 3 Yeremiya umurongo wa 13 nanone haravuze ngo icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Mana yawe. Wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga, munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumviye ijwi ryanjye, ni ko Uwiteka avuga. Nyemerera ntarakomeza tubohora ubugingo bwawe bwumvisha andi majwi. Nyemerera ntarakomeza dufunge amajwi yandi yajyaga aza kuri wowe adaturutse ku Mana. Nyemerera dufunga ayo majwi ya Satani ari kukuyobora mu zindi nzira. Nyemerera dufunga ayo majwi ari kukwereka ubutunzi bw'isi atakwereka ubutunzi bw'ubugingo. Nyemerera tubwire Imana ngo ifunga ayo majwi, kubwiye ayo majwi y'Imana z'abanyamahanga, ngo munsi y'igiti cyose gitoshye. Ikimenyetso cy'igiti gitoshye kigira amababi, ariko akenshi nta mbuto ziba zirimo. Muzarebe n'igiti kigiye kwera, haba avoka n'ibindi, ibibabi byacyo hari igihe biba bitoye, ntabwo biba bitoshye cyane. Kandi yemwe muzibuka umutini, reka mbabwire, umutini Yesu kuwushakiraho imbuto yarabonye utoshye umeze neza,
ariko uzi guhura n'umuntu ukabona n'umukozi w'Imana atoshye, yavuga ururimi rw'umwuka wera ukumva aratoshye, yabwiriza ukumva aratoshye, ariko nta mbuto z'umwuka. Uzi guhura n'umukristo uteye gutyo, nta mbuto munsi y'igiti cyose gitoshye. Impamvu iri jambo rivuze ngo ni igiti gitoshye, ntabwo ari igifite imbuto. Igiti gitoshye ntikimara inzara, cyagutwikira izuba ariko ntikikumara imbeho. Izuba, ubushyuhe n'amapfa menshi hari igihe yanze, ariko imbeho yaragukubise, gususukirwa mu bugingo byaranze, urareba nk'umwana wanyagiwe. Oh la la. Ariko ngo icyo Imana ishaka nuko wemera ibyaha byawe. Na cya kirara cy'inzererezi rwatumye cyakira. Urukundo rw'Imana rwatumye n'umwana w'ikirara yakirwa mu maso y'Imana. Ubu bushake bw'Imana, Imana iturema yari yavuze ngo dutware isi, none isi iri kudutwara. Munyihanganire simbarambire inshuti z'umusaraba, tuganira ijambo ry'Imana. Umuntu wese ushaka kubaho ari intwari y'igihe cye, yiyambura amaso y'abamureba, we akarebana na Kristo. Kuko iyo ugendeye ku mbone y'ijisho rya mugenzi wawe ukandagira mu ntambwe y'ikirenge cye, ariko iyo ugendeye ku mbone y'ijisho rya Kristo ukandagira mu ntambwe y'ikirenge cya Kristo. Iyo wicaye mu ntebe ugendeye ku jisho ry'abicaye iruhande rwawe wicara nkabo, ariko iyo ugendeye kuri Kristo Yesu umenya impamvu yo kwicara mu ntebe kwawe. Iyo wambaye urebeye ku bambaye urimba nkabo, ariko iyo wambaye ugendereye kuri Kristo Yesu wikwiza nk'uko Yesu yari yikwije. Ndagira ngo mbabwire, nushaka kuba intwari y'igihe, kura amaso ku biteye ubwoba byo mu gihe, ukura amaso ku majwi ari mu gihe, ahubwo urebe kuri Kristo wemeye ko icyo gihe ukibamo. Niba Imana yararetse Loti akaba i Sodomu, akareka Loti akaba i Gomora, ntabwo Imana ikurekeye aho uri yarigambiriye kukurimbura. Niba yararetse Mose agakurira muri Egiputa, akahavukira, akahakurira, ikamunyuza mu butayu, ariko mu bushake bw'Imana kuri Mose, Imana imufitemo inyungu, ntabwo Imana yari yajugunye Mose. Yeremiya abaho, Imana imutuma yaramubwiye ngo ndi umwana sinzi kuvuga. Ariko mu bushake bw'Imana nihamagara umutambyi mukuru, ntabwo iby'Imana izamukoresha bazabibona nk'igitangaza, n'ubundi abatambyi basanzwe bababona nk'ibitangaza, ariko ishima gutoranya Yeremiya. Niyo mpamvu Imana ifite abakozi bazwi n'abatazwi kandi bose bayikorera. Mujye mwubaha bose kandi mushimire Imana ku bwa bose, mudashingiye ku mazina akomeye, mudashingiye kuri ba Niseti muzi n'abo mutazi, n'ubonye mushya none mwubahira Imana imuhaye uwo mwanya. Kuko mu bushake bw'Imana ibitsemo abantu benshi. Icyo Imana ishaka nuko wemera ibyaha byawe. Kubyemera rero ni iki? Ni ukwemera ko uri umunyabyaha. Mwami, narabikoze unyeze. Iyo wemeye ko urwaye bigutera gukenera muganga. Iyo ukeneye muganga uba ushaka umuti. Iyo ukeneye umuti uba ushaka gukira. Iyo ukeneye gukira uba ushaka umukiza. Kristo abe hamwe nawe. Imana ibaha umugisha. Reka tuvuge ibi bintu bitatu bisa n'ibyitiranwa hanyuma dusoze. Ikintu cya mbere, ikigeragezo. Kabiri, umuhamagaro. Gatatu, ishuri. Byose tubikuremo insanganyamatsiko turiho ivuga ngo kubaho mu bushake bw'Imana. Ikigeragezo gituruka mu nzira eshatu. Hari igihe umuntu ashobora gukiranirwa agasohoka mu mugambi w'Imana, akamera nk'umuntu uvuye mu gihugu cye, yari afite uburenganzira ku bw'itegeko riharanira uburenganzira bwa muntu. Yagera ahandi akitwaza rya tegeko ry'iwabo kandi aho ugeze batarigira. Ukarenganiraho uri ubitewe n'uko wavuye iwanyu.
icyo ni kimwe. Icyo kigeragezo gisa giti nicyo umuntu yikururira agitewe no kuva mu bushake bw'Imana. Mu bushake bw'Imana ibihakugerageza byose Imana irabikurinda, byose Imana iguha imbaraga zibirwanya. Iyo bakurogeye mu bushake bw'Imana bucya basanga ukiriho. Iyo bakurwanyirije mu bushake bw'Imana, Imana iguha poromosiyo, ukurana abanzi bawe, ubaterana imbere, urabadepansa, ubabanaho. Iyo bakurwanyirije mu bushake bw'Imana urabatsinda kandi ukomerana nabo. Ariko iyo usohotse mu bushake bw'Imana ukajya kurwanira inyuma mu byo utekereza, uba wageze muri kotero vide ya muri weakness, mu mbaraga nkeya zawe, muri your weak side, aho mu ruhande rw'intege nkeya zawe uba wagezemo. Aho rero iyo uhageragerejwe ni hahandi ujya gusaba akazi ugasambana kugira ngo ukabone. Icyo kigeragezo wikururiye kugira ngo ukivemo, ugikurwamo no kugikorera ibyaha. Niko muri mayindi y'umuntu bimera. Utekereza ko kukivamo ari ugukora icyaha kugira ngo ugisohokemo. Icyaha nikibonamo igisubizo, ukavuga ngo reka nibe kugira ngo mbeho, reka mbeshye kugira ngo mbeho, reka nkore ibi kugira ngo mbeho. Wowe imirimo yawe idatunganye niyo ukoresha, niyo isigara ari mwawe, niyo usigara ukoresha kugira ngo wowe ubwawe wiyadapte, wirengere, witabare. Usigara uri Yuda uvuga ngo wagurisha Yesu ibiceri. Sinaba mbibonye, ariko uyu mugabo ni n'igitangaza. Ibiceri amare kubigurisha Yesu anabigura isambu badi. Usigara uvuga ngo reka niteze imbere mu byo nagurishije Kristo. Usigara uvuga ngo uriya mugabo yayamba. Usigara uvuga ngo ku mupfumu byakunda. Usigara uvuga ngo gukura mwiyinda nibyo byatuma ubuzima bworoha kuko nabyaye benshi. Usigara uvuga ngo aba bana wabajugunya. Usigara uvuga ngo uru ruhinja mbyaye sinarurera. Ushakira igisubizo cy'ikibazo mu bibazo. Already aho uba uri muri zone y'urupfu mu bugingo n'umubiri. Hanyuma ugira icyangiro. Imana ntiba ikikumva, ya sensa y'inzira y'agakiza, cya cyumviro cy'inzira y'agakiza kiba cyakuvuyemo. Nawe ntushobora kumva Imana. Imigambi yawe ihora ari ukujya impaka n'abahanuzi, ihora ari ukujora kujyaginga bigisha. Buri uko bigishije uba uvuga ngo ibi bavuze ni ibiki, uyu se wavuze igiki, komenti ikaba ari ugutukana. Ntabwo uryoherwa n'ibihe byo gusenga. Bakubwira gusenga, n'ejo narasenze, haleluya, ibyo birabareba. Imana yambwiye simbikeneye. Imirimo abahanuzi mwabe abatekamitwe ntiwumvira mu bushake bw'Imana. Kubera iki? Wavuye mu bushake bw'Imana, uri kure y'ijwi ry'Uwiteka. Uba ukeneye amasengesho ya bene so bamenye ko waguye, cyangwa se guhinduka ukagaruka hamwe Imana yariri, hamwe wavuganiraga nayo. Ariho Imana ibwiye Yeremiya ngo icyo nshaka nuko mwemera ibyaha byanyu. Kwemera ko icyo wakoze ari icyaha, gusohoka mu bushake bw'Imana. Nibyo wahakoreye iyo mirimo tutayirondoye, ahubwo ukabwira Imana ngo nyezaho irirwa n'irari ry'iyi mirimo mibi n'ubusambanyi bwabyo. Imana ikakubabarira. Icyo ni ikigeragezo umuntu ahura nacyo rimwe na rimwe. Iyo uri muri icyo kigeragezo, ibintu byose ukoze ntibikunda. Ikintu gikunda ni kimwe, ni igihe imirimo yawe itambiye amaraso y'ibyaha bya Satani. Bimwe mujya mu bapfumu, hari igihe ubona clientele wacuruje ukagira ngo nuko byemeye. Oya, Satani agutiza iby'isi kuko uba warabaye uw'isi. Akubeshya amahoro mu isi kuko uba warabaye uw'isi. Arakwambika ukarangarirwa n'ab'isi kuko uba warabaye uw'isi. Ab'isi bagutega amatwi kuko uri uwayo, n'ibyo uvuga ni ibyabo. Ibyo uvuga biba byumvikana mu ruhande rw'isi, niyo mpamvu abantu benshi bagutega amatwi. Wavuga ukabakonvenka, ntabwo ari ubutwari. Iyo ntabwo ari autorite, ni uburyarya bw'imiyoborere n'imitegekere y'isi y'umwijima. Satani aba yakugabiye iyo ntwaro yo gukonvenka abantu kugira ngo ugwize benshi bazagutera ibicumuro. Uburemere bw'ibyo uri gukora bukumanure bigutwara muri Gehenomu. Burya si uguhirwa n'imirimo uba wakoze. Icyo ni ikigeragezo wizaniye kiba mu ibyaha. Icya kabiri,
ni ikigeragezo Satani aguteza kugira ngo uhunge ubugingo, acogoze n'uruhande rwawe rwo kwizera. Uyu muntu uterwa na Satani akagutera ibigeragezo, Imana igutegura mbere, uba warabaye trained, igutraininga before yo gustragolinga, mbere yo kugera muri struggle, mbere yo kujya muri ibyo bibazo. Imana iba yaraguteguye, iguteguza iki rero? Iguteguza isomo ryayo ryitwa ikigeragezo. Kuri bamwe batazi ishuri ry'Imana n'ikigeragezo, kuki Imana ikwigisha noneho? Ikwigisha kugira ngo uzatsinde isomo ugiye kuhura naryo, kugira ngo exercise iyo twita exercise, umwitozo, igeragezwa, iryo geragezwa rya Satani ugiye guhura naryo. Ko Satani arakoresha umubiri, akoresha kamere, akoresha isi n'umubiri ndetse na Satani. Kugira ngo utsinde iryo geragezwa, Imana irabanza ikagutegura, ikakwigisha. Iyi Imana iri kukwigisha ikwambura ibikurangaza kugira ngo isomo ryayo rifate. Aho mu isomo ry'Imana uhicara n'imbaraga zigushoboza kwiga rya shuri. Ntabwo ishuri ry'Imana rituma umuntu uri kuryigagwa, kuko uguye ukagushwa n'ishuri ry'Imana, Imana niyo ibikugushije, ntibikabe. Iguha imbaraga, igatoza ubwenge, ikwigisha, niyo iguha inama, niyo iguha ubwenge, niyo ishyira mu bikorwa inama yakugiriye. Ariko Mana we, oh haleluya, iri kukwigisha niyo iguha ubwenge bwiga, iri kuguha icyo wiga, niyo iguha imbaraga zikihanganira, iguha izo mbaraga zo kwihangana, niyo igutsindishiriza. Ntabwo ishuri ry'Imana ryica uri kwigishwa nayo, hoya, irari kwigisha ikababaza umubiri, ikababaza kamere, ikababaza ibyiyumviro byawe. Ubushake bw'Imana muri iryo somo buba bugira ngo ubukomeye, ubutekanye, uburi strongo, kugera mu bihe byo kugeragezwa na Satani uhagaze ufite umushikamo. Imana ishimwe. Nasomye ijambo rirambwiye ngo iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe n'Imana. Imana ibikorera gukomeza intambwe zawe kubw'umuyaga ugiye guturuka iburasira bwaryo, ugiye kuva iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, kugira ngo usange uri umuntu ukomeye. Ubwo nibwo bushake bw'Imana mu byo mwita ibigeragezo bituruka ku Uwiteka. Ifata Dawidi ikamuhisha kwa Akishi. Abatekinisiye de guerre muzi ko kugera mu matware y'umwanzi biguhesha kumenya uko yirinda, bikaguhesha kumenya intwaro akoresha, kandi biguhesha no kumenya intege nkeya ze cyangwa imbaraga. Ugaruka hamwe Imana yakunyujije, aribwo buryo bita batasi, kubanza gutata ukamenya amakuru. Ubwo nibwo buryo bwa mbere bwo gutsinda intambara cyangwa kuyitsindwa. Iyo ucogojwe n'ibyo wabonye uba watsinzwe urugamba, ariko iyo utewe imbaraga n'ibyo urebye uba warunesheje. Imana irabanza ikagushyira mu ishuri, aribwo butasi, ikaguha amakuru, ikagutraininga udafite ibikurangaza. Niki gituma igufasha iby'isi. Rimwe na rimwe umuntu uri kwigishwa n'Imana hari gudepoza ukabura akazi, fiyanse akakurambagiza ntakubwire ko muzabana, ibintu byose uba utegereje. Ntabwo Imana ibiguha kubera iki? Akenshi mwirebeho abantu biga mukora, akenshi umwanya w'ishuri uba mutoya, kuko ntimukunda akazi, mukunda inyungu z'akazi. Inyungu z'akazi uziritusha amasomo, ukarangarira mu mirimo ikubyarira inyungu kuruta kwiga. Akenshi kandi abantu biga bari gukora ntabwo ari uko baba bakunze ishuri, baba bashaka impamyabumenyi, bashaka bwa bumenyi bongere ku bundi, ariko bashaka n'impamyabumenyi bibajyana aho bashaka kugera. Akenshi ntabwo ari ishuri baba bashaka. Imana rero ikwambura bimwe kugira ngo wicare ku ntebe y'ishuri wigufate. Kandi niko yavuze, yaravuze ngo nzakwigisha, nkugire inama, nkwereke inzira ukwiriye kunyuramo. Twasengera hafi. Mu bushake bw'Imana witwaye gute? Impamvu bugusharirira, ntabwo uzi ibishaririye ugiye guhura nabyo. Iyo umwana ari ku ntebe y'ishuri,
mwarimu arakubaza ukavuga ngo aranshomba, uku ni ukunsendereza mwarimu, nawe ntampa amahoro. Ariko iyo ugeze kuri tere uri gukora bimwe mwarimu yakubazaga buri kanya, umenya impamvu ya mwarimu kuri wowe. Umusirikare uri ku ikosi arimo araviringa itakororinga ari aho ngaho, areba rimwe na rimwe kosi manager we akagira ngo arimo aramurenganya. Ariko iyo amaze kuba trained, yambaye umwambaro, ahagaze mu mwanya w'imirimo ye, abona agaciro k'ikosi. Nawe ishuri uri kureba urabonamo ingaruka kuko rikurya, isomo riragorana. Ariko icyo Imana iri kugutegura kuba cyo ni ukugira ngo ube intwari y'igihe. Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo numva twasoreza hano, ahubwo reka dusubike ku bushake bw'Imana. Turahakomerezaho mu gihe dufite cyo gusenga. Turebe umukristo mu bihe by'amasengesho mu bushake bw'Imana. Niriye sengesho Imana ishaka gusenga? Niyihe myitwarire Imana ishaka kugendamo? Reka nsoreze kuri aka, dukore impine, dusamarayizinga ibyo twavuze. Nubwo ubwenge bw'umwuka w'Imana muri we bukwibutsa, ariko n'iki gitekereze. Imana yakuremeye iki? Uri gukora icyo waremewe? Yari yakuremye ngo utware isi kandi usa n'Imana. Aho ukorera urasa nayo? Imigambi yawe imeze ite? Kugira ngo umuntu abeho mu bushake bw'Imana, nuko wemerera Imana ukayibwira ngo wandemye ufite icyo undemeye. Nkoresha icyo wandemeye. Nshimiye Imana ko ndi mu ntego y'Imana kuri njye. Muri ibi yavuze ngo iki? Waturemeye kuguhimbaza, turabigushimiye. Guhimbaza Imana ntabwo ari ukuririmba gusa. Gufasha imfubyi ni ukuhimbaza, ni ukuramya. Kwambika abatishoboye, abambaye ubusa, kubagaburira, gusura abarwayi, kubakira abatifashije, ni uguhimbaza. Kugaburira abashonje ni uguhimbaza, kandi nabyo ni umuhamagaro. Icya gatatu twavuze ari cyo umuhamagaro, ni uko Imana iguhamagara igusigisha ibyo iguhamagariyemo. Ihamagara Aburahamu yaramubwiye ngo siga kandi va ujye. Impamvu abantu bagorwa n'umuhamagaro ni ugusiga. Ikindi cya kabiri kigora abantu mu muhamagaro ni ukuva mu byo bari barimo, aho bari bari muri sosiyete, mu kazi. Hari umuhamagaro ugukura mu kazi, hari n'umuhamagaro ugusigisha umuryango kubwo mudahuje kwizera. Kabiri, icya gatatu mu muhamagaro kigorana ni ukujya aho Imana ikujyanye, ari muri cya cyanya cyitwa ubushake bw'Imana. Imana ibaha umugisha. Nyemerera wowe urwaye, nkwatureho gukira nonaha. Ndumva imbaraga zo gukiza zihari, nkwatuyeho gukira. We wari ubabaye, neye uyu mubabaro ku mutima wawe, akira umunezero mu izina rya Yesu. Akira umunezero mu izina rya Yesu. We wari usenyutse, akira kongera kubakwa. Akira amaboko y'Imana mashya mu buzima bwawe. Akira izindi mbaraga nshya mu buzima bwawe mu izina rya Kristo. Wari ubohewe hamwe, intambwe z'ibirenge byawe kugenda byari byanze. Nciye ako kagozi, tera intambwe, genda, komeza urugendo, ambuka, geraho Imana ishaka kugera, kandi uhagarara hatera umutima wawe ihumure mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ko ibyo ushaka ari byo biza kuri twe. Niko ijambo ryawe ryatubwiye. Ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ubushake bwawe butera abakerubi guhora bikubita imbere yawe. Ubushake bwawe butera ibizima guhora bikubita imbere yawe. Ariko twebwe bwari budutwaye kure. Ariko sibwo nanone ni imitekerereze yacu. Turakugarukiye. Twumviye amajwi y'ibindi bigirwamana. Isi yaraduhamagaye turayitaba. Tuyobereza inzira munsi y'igiti gitoshye. Twikorogoshorera ibitega mu rutare, ndetse nabyo bitobotse bitakomeza amazi. Amazi ni ubugingo, ni ibyiringiro, ni uguhembuka. None ibyo byose twari tubitakaje. Turasabye kugira ngo wongere utwubake. Turakugarukiye.
bibe kubwawe kubw'imbabazi zawe none iteka ryose Yesu, amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen.